Hello, this is the sisterhood. Ubumuga mufite ku kaboko ndetse no mu gatuza. Mboha imipira y'ubudodo, nkakoresha akaboko kamwe mu gusoza nifashisha ivi. Hello, this is the sisterhood. This is Cutie. Yes, iki ni ikiganiro The Sisterhood, tukaba tugiye muri ka gace kacu katuganire, aho tugiye kuganira n'abakobwa bakora ibintu by'ibihatari nko mbabwira, bafite ubumuga ariko still bakaba bakora ibintu bitangaje cyangwa se ibintu abantu bataku expectinga ko bashobora. Uyu munsi rero umuntu tugiye kuganira yitwa Uyisabye Didasienne, afite ubumuga bw'ingingo. Okay, Judasienne, ukaba ufite ubumuga bw'ingingo. Si Judasienne, urumva ari ukuntu uvuga ubumuga bw'ingingo, ukaba ufite ubumuga amaguru ari afite ubumuga bimeze bito. Murakoze cyane, ngewe ubumuga mufite ku kaboko ndetse no mu gatuza. Okay, ku kaboko ndetse no mu gatuza. Asi Judasienne, weho ko twari kugusanga ukora ibintu by'ibihatari nkuko natangiye bivuga, ukora ibiki? Murakoze cyane, ngiye mboha imipira y'ubudodo, twandika ibigo bigiye bitandukanye. Okay, ukora imipira y'ibigo bigiye bitandukanye kandi ufite ubumuga bw'akaboko. Nse ubikora gute? Ngiye ngira imashini nkoresha y'ubudodo, nkakoresha akaboko kamwe mu gusoza nifashisha ivi kugira ngo mbashe gusoza, kuko gusoza nicyo kintu navuga ko kiba kigoranyemo. Okay, mu gusoza ukifashisha ivi kandi abandi basoresha amaboko yigo. Yego. Okay, none se ubundi kwari uko twirukanse ubundi umwuga ugiyemo gute? Uritinyuka kandi ufite ubumuga, amaboko yawe afite imbaraga, byaje gute? Warenze ibyo ngibyo byose ubijyamo gute? Murakoze cyane, Uwezo yatumbiye hamwe nk'urubyiruko rufite ubumuga, nuko barangije baduhugura ku kintu kijyanye no gukora umurimo unoze. Tubanza gufata amahugurwa, nyuma birangiye bahita tujya kwigira noneho ku murimo. Tugeze rero ku murimo, hari imirimo myinshi yari itandukanye. Genza gusanga imashini ya nyonganyonga yazajya ingora, ukatisha igitambaro n'akaboko kamwe, mpita mbona byangora, mpitamo imashini y'ubudodo. Imashini y'ubudodo rero yo yaranyoroheye cyane, wenda nubwo gusoza nshobora kuvuga ngo harimo imbogamizi, ariko zo ntago ari cyane, ntago zigoranye, ibyo ndabishobora nta kibazo. Ntago bigoranye, byo urashobora nta kibazo. None se ako gatrike ko gusoresha ivi mu gihe abandi bakoresha ukuboko, ninde wakakwigishije? Nta wigeze akanyigisha, uko ngiye mfatira ku ivi. Urumva undi we warimo gufatisha amaboko abiri, mu gihe ngera akandi kaboko kadafata, mfata ikiboha nkafata akaguru nkakagereka ku kandi, niba ari esharupe cyangwa se niba ari umupira nkafatira ku ivi, noneho nkagenda nsoza bikankundira. Okay, none se wagize ubumuga ukiri mutoya? Yego, nabugize nkiri umwana. Bivuze ko wize ari akaboko kamwe tu? N'ubundi nize ari akaboko kamwe. Birangije bivamo rwose urabisoza? Yego, kuko ikintu cyose najyagamo nagikwanaga umuhate, kuko nagengira abantu bagendaga bambwira uzapfa ntacyo bimaye, ntacyo ugize ute. Ibyo rero ni amagambo yagiye navuga ko yagiye antera akanyabugabo. Igikorwa cyose njye mumva ko ngomba kugishyiramo imbaraga kugira ngo mpindure yasura babandi bambonagamo. Ariya rero ubundi urahageze, bari abantu bahoraga bakubwira ngo nta kintu uzigezaho, nta kintu umaze, umuntu ufite akaboko kamwe se yakora iki? Waje kubahindura, baje kubibona nyine ko bya bintu zamanza baguciraga bitari kuvamo, urabahindura, uravuga ati sha yabishobora. Ubu ngubu byarahindutse, nta n'umuntu ukimbona muri bwa bumuga, ahubwo bambonamo nk'umuntu w'umukozi, umuntu ushakashaka, umuntu w'umushesheri waho ngaho, ku buryo nta muntu ukinabyibazaho. Umuntu w'umushesheri. None se ariko urabizi neza ko hari abantu bataremerana n'ubu? Oya, aho ntuye baremeye. Aho utuye baremeye. Noneho babandi bataremera, babandi bibereye ahangaha mu bisagara impande n'impande bataremera, wababwiye? Ubundi ntago umuntu yemezwa n'uburyo akubonamo, ahubwo yemezwa n'ibikorwa ukora. Aka mwanya ugeze iwanjye, mfite inzu nibakira amabati 45 nk'igitsina gore, ni icyubahiro kuri njye. Nkagira inka mu rugo, nkagira amasambu ndahingisha, byanga byakunda. Wakuye umwuga wawe? Nakuye mu mwuga wanjye, byanga byakunda rero ngomba guhora ndi gushakisha kugira ngo byibuze na wa wundi ugifite ka kantu ko kumva ko ngiye nk'umuntu ufite umuga nta kintu nshoboye, byibuze ko ibikorwa bigomba kwivugira. None se ngo ufite inzu y'amabati 40, inka, amasambu yingisha, byose byavuye
mu kuboko kwawe kumwe. Yego. Byose narabyikoreye bo wenda ibyinshi byagiye biva ku mushinga wa Uwezo ko bagiye badufasha mu by'ukuri n'ubwenda ubufasha wenda baduhaga wenda babwitaga bukeya ariko ufite mu mutwe hafunguka ushoboye kubijera ibintu bivamo ariko nk'iyo nkayo niba bya bintu kutubwira ngo ufite akaboko kamwe nyine birivamo ariko nk'iyo nkayo nayivanye mu budozi bw'umupira rwose kandi n'ubu ngubu ntabwo umwana agicisha umupira namubwira wenda ngo umupira we wacitse mpita nkwibohera cyangwa se ngo nabuze shape kwifubika ntabwo ibyo bigiye bamita mbyidodera tubyidodera. Okay, none se Jidasia maze kuvuga ko we muri quartier bemeye abantu nyine bumva ko umuntu ufite ubumuga certes urumva umuntu ufite akaboko kamwe ibintu hafi ya byose babikoresha amaboko abiri nyine akavuga ati uriya nta kintu yashobora usibye kwicarira bakamuha ibiryo bakicarira akaguma iwabo bahatiga nyine tu nta kindi kintu cyatari yamara nicyo wabwira abo bantu. Murakoze cyane. Ikintu nabwira abo bantu nuko buri wese afite ubushobozi yibitsemo butabasha kugaragara ariko iyo umuhaye urubuga akabugaragaza nawe nta cyatuma adatera imbere ndetse nkongera nkanagaruka ku bantu bafite ubumuga muri rusange nabo mbashishikariza gukora ntihagire akazi na gatoya batinya bitinyuke kuko iyo witinyutse ibintu byose bigeraho kandi ukabigeraho bitakugoye dufatanyije njye nawe tukagera kuri. Hello, this is the sisterhood. This is Cutie. Ikiganiro The Sisterhood uzacyumva kwa gatatu kuva saa 9 kugera saa 11 ndetse no kwa gatanu saa 4 za mu gitondo. Muri icyo kiganiro tuzatuvuga ku mideli, ubwiza, ubuzima, imibanire n'iterambere y'abakobwa n'abagore bafite ubumuga. Byose ni kuri uwezoradio.com. Don't miss. Don't miss.